Yesu mukiza wanjye w'umvukonganya ubwo ugenderera abandi bose nanjye ntusige. Yesu mukiza wanjye w'umvukonganya ubwo ugenderera abandi bose nanjye ntusige. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Umuririmbyi aririmba kandi ari gusenga aravuga ngo ubwo ugenderera abandi Mana nanjye ntusige. Yesu nashimwe. Bene data, nshuti z'Imana, nanjye mbashuhuje muri iyi ndirimbo mbabwira ngo ubwo Imana igenderera abandi namwe ntibasige. Yesu atugirire neza. Uyu muririmbyi asenga kandi aririmba, asengamo isengesho rikomeye, yinginga Imana, arayibwira ati Imana ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige. Haleluya. Yasenze isengesho ryiza ryo kwinginga Imana kugira ngo imugenderere. Yesu atugirire neza cyane. Haleluya. Akomeza kwinginga Imana uyu muririmbyi. Nawe uyu munsi ndashaka kukubwira ngo winginge Imana ikugenderere mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu byo uvuga, mu byo ukora, muri bije yawe. Uwiteka Imana akugenderere mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Icyo nshatse kuvuga muri iyi ndirimbo, numva icyo Imana yanganirijemo, abantu bashaka kugira ngo bagaragare imbere y'abantu, ariko kandi Imana ntibagaragare imbere y'Imana. Yesu atuganze. Hari imirimo abantu bakora, nyamara iyo mirimo nta hantu yandikwa. Kubera neza, cya mbere ni ugukorana umutima ukunze kandi ukiranutse. Yesu atuganze. Ushobora gufasha imfubyi, ariko kandi mu mutima wawe ukora ubusambanyi, ukakora icyaha cy'ubusambanyi, wanarangiza kandi ukajya gufasha imfubyi. Imana itugirire neza kandi Yesu atwiteho. Hari abantu usanga bafatira abandi mu kigeragezo barimo, kubera gufasha serivisi runaka agashaka no kugusambanya, kandi yarangiza ngo mfashe imfubyi, ngo iyi mfubyi narayifashije, nyamara urayifasha ariko kandi uranayisambanya. Imirimo yawe rero ntaho yandikwa, ahubwo ibyo ukora biragukurura mu rwobo rwo kurimbuka. Yesu atugirire neza. Ariko uyu muririmbyi araririmba ati Uwiteka ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige. Mwene data, iri ni isengesho ukwiriye kugira buri munsi mu rugo rwawe, mu buzima bwawe bwa buri munsi. Rebontaye. Imana ikugenderere, Imana ikugenderere, ugire umutima wo gukiranuka. Imana ikugenderere, guha imbaraga zo kunesha. Imana ikugenderere, igukure muri iyo sura mbi, igukure muri iyo sura y'ubugome, igukura muri iyo sura y'ubwanzi bwakubase. Yesu atugirire neza. Igukure muri iyo sura y'ubwibone, igukure muri iyo sura y'amoko yanze gucika muri wowe. Yesu adufashe. Imana igukure muri iyo sura y'ubusambanyi kandi ugakora n'umurimo w'Imana. Reka nkubwire ngo Imana ikugenderere, uve mu kwishushanya, uve mu businzi, uve mu bwibone, uve mu gucira abandi imanza, uve mu kugambanirana. Imana itugirire neza. Muririmbyi arimba ngo ubwo ugenderera abandi Imana nanjye ntusige. Bene data, nshuti zanjye mukurikirana ibiganiro
kuri iyi cano, mbifurije ndetse n'abandi bazayumva cyangwa se n'abandi bazayimenya, reka nkubwire ngo Uwiteka Imana akugenderere, ubwo agenderera abandi, ubwo agenderera abari mu Rwanda, ubwo agenderera abari mu Burundi, Tanzania, Kongo, ubwo igenderera abari muri Uganda n'ahandi, Sudani, ubwo igenderera abari mu Burayi, ubwo igendera abari muri za Amerika, ubwo ugenderera abandi abari muri Canada ntibasige, ubwo igenderera abandi abari muri UK ntibasige, ubwo igendera abandi Norvege ntihasige. Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe, Australia ntibasige, kuko Imana ibera hose icyarimwe. Ubwo ugenderera abandi Mana, nanjye ntusige, ubwo ugenderera abandi Mana, ntusige bene data, ntusige imiryango. Yesu atugirire neza, Imana ibagenderere, haleluya, ibigishe gukiranuka, ibigishe kunesha, kandi bigishe no gukora neza mukiranuka, mu izina rya Kristo Yesu. Buri muntu yite ku iherezo ryiwe. Imana ikomeze kubagirira neza, kandi ndabakunda, mbasabira iteka kwa ngo tuzabane no mu gihugu cyo mu ijuru. Uwiteka Imana abaha umugisha kandi akomeze kubanezeza, mu izina rye ryera, amen.